director God twakubonye shout out nawe ukora video za dance wakoze food twa Yadi yagombaga gukora indirimbo yitwa Plenty ngo abwira Beni ngo ndashaka fuse 5 ngo tujye ku Gisenyi. Beni abaramara avuga ati amafaranga ya fuse 5 miliyoni 15 muri bikobwa ni Dumba reka mbivuge just vibes my God I'm high but kwari yo foto amatiku ya Dumba amatiku yawe ndayasheshe ndayasheshe Dumba wa Dumba kandi Dumba buri uzi kuri umuntu w'umugabo we ni adija we Dumba adija wewe yewe gawe namba ibubu mumeze mute kinyo adija umva Kenis Torongo arashaka kuva muri 155 n'amatiku nje sinywa mu makimbirane murandeba neza cyangwa umuntu uranga bwanjye budashamaje neza oya we nakasuko turabazi ese urampona oh yeah Dumba ndi Rusizi me Rusizi niho Bwiza yakurebira ibintu nabonye sinarinzi ko Bwiza afite uburaya bungana kuriya yakoze iki Bwiza sha numiwe uzi ko Bwiza yafashe umuhungu ku ngufu ubwo so yari umuhungu uwo nawe ni Hadija bafashe ku ngufu umuntu Bwiza afata ku ngufu umuntu Bwiza afata ku ngufu tuvugana n'akaryo kugira ngo ndusheho kumererwa neza imirimo yanjye ashimwe n'Uwiteka ino minsi umupfumu wawe asigaye akora wa mupfumu bavuze uramufite pe uzi kuyoboye Kenya mu minsi 3 nagiye guteza yakavuyo nari nayiyobora se uracyayobora ahubwo none tukiri hano abantu bagihari bose ndashaka gutumira nzabikora mu buryo bwiza wenda ejo kuwa mbere ariko ndashaka gutumira aba influencer n'aba TikTok bo mu Rwanda ndaza kugenda mbatamo ahantu tuzahurira neza ariko none twihurize twiganirire mbereke ibintu navumbuye hari ibintu natinyize kumenya Bruce nicyo ngukundira nutangira nakubwiye ati aba influencer nutabifataho uzagwa ugiye kuzima ceceka ikibazo cyawe hari abafite ibitabarika ceceka ukuntu birenze je nageze muri Kenya sanga ibintu babishyize ku rundi rwego kandi audience ya danje tugera muri Afrika ubundi muri rusange niyo muri Kenya rero umuntu wese ushaka ku breakinga nyine muri Afrika aca muri Kenya thank you niyo mpamvu mwabonye niruka nkajyayo ariko no mu Misiri ndashaka kujya Uganda abantu bo muri Canada mutari gutabiriki Canada turagutegereje none bivuze ikibazo ngira gikomeye buriya Dumba ntinyi indege urumva hari agakobwa nguteguriye Edmonton hari akandi kari Toronto sha karaduzasukera muhungu wanjye ubabwire ko abo bakobwa basubiza amaguru yabo gutyo urumva Yakuzi erega Katarina yarakwihanganiye yarabirangije Katarina yarabirangije ikintu cyonyine twavugana ni amafaranga Katarina yaravuga ati zana amafaranga icyo ushaka ugikore oya ahubwo yaravuze ati ngwino hano wicara utuze aba bakobwa n'umundi bakurira ibiceri urumva Queen niwe ariko ndabemera Queen ni Katarina Katarina hariho hose niba umbona Dumba ndagusuje ndakunda cyane none se Dumba ufite liste wasabe ndamusuza nawe ndamukunda cyane tangiye kuzana amatiku mu bintu oya ndimo ndasuhuza abantu abagore b'inshuti zanjye abagore b'inshuti zawe nawe tuzo wa mugore mwatandukanye
ari igikobwa mari nijoro cyamamagaye Ndumva kimbwiye ushobora kuba warababaye mani ibintu byo kudivorsa narabibonye. sha Nta muntu nabyifuriza. ndi umuntu ubabaye Warababaye urabiduhisha. Ukajya uza hano ukisetsa ukazunguza ikibuno ukarerembura. uribuka kera nzunguza ikibuno mu modoka Warabiretse. yabaga ari depression Uravugisha ukuri. nkambwira ati reka nyene zunguza ikibuno mu modoka ahita avuga ati bahite bamusnaye nawe ahita seba erega nazunguza ikibuno wowe ugahita useba Urabeshya. uraseba avuga ati uyu niwe wabyaranye nawe do kandi udafite icyo uza kumbwira udashaka kumbwira ngo mba muri iyo modoka reka kuzunguza ikibuno twaratandukanye. Ubu rero ngiye gahunda mfite. Ubwo abimenye ko tutatandukana uko byambera kose ese nazunguza ikibuno kirazira urumva. Niba tutandukana n'umuntu kosti yabyo ari ukuzunguza ikibuno sha ubwo nzamwihomaho nta kundi. Tuzabana iteka ryose nta kundi bizagenda. Abanyekanada yo mubanya dutenya gutumbagira uburayi mujye na Bruce Brad mumenye ko mugomba kugura amatike jya kuri link muri bio yanjye uyikirikeho bijyanye naho uri niba uri Toronto ugura itike ya Toronto niba uri Ottawa ugura itike ya Ottawa niba uri Montreal ugura ya Montreal. Muri Amerika sinzi ibyanyu ntabwo ngewe mbabyara bo muri Amerika muri n'abakene newe oya abanyamerika ntukajye bakinisha ariko wagiye abana ba Ottawa mugura amatike. Ottawa hari ikintu cyitwa umukobwa w'umunyarwandakazi bro. None se bagiye gutanga visa bareba igitsina simbizi oya n'abagabo barahari ahubwo abafana bose bari muri Ottawa abari muri Edmonton abari muri hehe nyibutsa neza ega barajya hari aborosi nanahazi mwana n'ubwa mbere ngiye kwaza nyene nifite ubwoba bw'indege narura rugendo ni rurerure sana urumva ubu banyarwandakazi reka mbabwire banyarwandakazi Bruce Modiage muri New York nahangaha ni isaha ebyiri arambwira ati Dumba ndaje kukureba tegura n'iki nditegura mfata inzu n'iki nzi ko umuhungu agiye kuza njya kubona rankapiza iminsi ibiri inyuma y'icyumweru numva ngo yibagishije ariko bro ubwo sari wowe ninda urumva cyari ngombwa cyane wagombaga kunyibagisha urumva gahunda ukuntu ibiteye muri mu ngendo za kure ngenda n'ubwoba mw'abantu mwe iyo nje buramba mbakunda kubera ko ngenda n'ubwoba kiriya kintu baratubwira ngo twambare imikandara tukayambara ariko cyo ntayo wo cyambara urumva cyo ntawo cyambara umukandara kiri mu kirere inza mbitekerezaho mu mutwe muganiye ucyahanuke ni time buriyo mubonye nje nko muri Amerika cyangwa nje nko muri Canada cyangwa nje muri Europe mbakunze bya danje rero mugura amatike imiziki nanjye nayikoze ku bwinshi nze dutaramane turyaga show tuhatwike ndanamenyesha ko album yanjye izasohoka ndi muri Canada wewe album ni nje uzayikorera ikintu cyitwa official announcement hanyuma twarangiza tugahita tugaruka muri South Africa uzumurundi witwa Alvin Smith ndamuzi afite wari umugore we nawe barawukanye ari hano Ottawa bro ni yindi pass na pass ntakerega Dumba wonza mweskwere Dole se iyo foto bimeze bite iyo foto irimo irakora ibintu bro nje narumiwe me iyo foto irimo irakora ibintu bya danje noneho hari ingoma yindi nabapangiye ubone ifite bore ebyiri zo gusohoka kandi zose zigomba gusohoka urumva izasohoka ndi muri Canada nyuma y'agato ndi kuri album hagati abantu bari muri comment baze kuturabura hagati y'indirimbo nakoranye na Black Diamond sama yumu uti n'indirimbo nakoranye na gahondebera nk'uyu musazi ngo turashaka inda yacu uje utangiye kubroka abantu se oya barashaka inda yabo barayinde ariko barambwiye ngo abantu ngo umuntu yibagishije nawe nabyo bakunda ngo hitira shira ngo barashaka inda yacu erega iyo nda si yawe wenyine
kiduma yibuze nibwo kiduma yibuze nibwo yamenya neza ibintu akina nabyo. yabaye property y'abanyarwanda bro. Reka ndi kurya kugira ngo bidapfa. Naraye nabi. Uzi ko we n'akasuku nta na rimwe mujya muvuga mutari ko murarya. Oya. Ese uri murarya iki? Urumva kubera ko mba naraye nabi mba natumyeho ibintu by'ubwoko bwose. Reka nkurabure. Urabona kati rero iyi kamera none bahindukiza nahabonye. Urabona hano iya ni ingurube kandi uzira ingurube yikure mute muri puberi gakunda agaskeba. ni ukuvuga ngo iyo bimwe byanze turya ibindi. Ariko ko Kigali riratafite amafaranga gute se uzi ko usikorera yakwishuriye kubagisha inda uko buri murarya nk'ibyo ngibyo azishura yandi. Arakamo mfite inyuma ya azishura yandi. None se ko Kigali ikintu cyamuzanye mu muziki kwishura facture ni ukwishyura. Urumva nanjye ikintu cyanzanye mu muziki ni ukuririmba indirimbo sinzi sohora. Urazisohora video urazishutinga promotion nk'ubu navuye muri Kenya mu gitondo mpita mfatira hano Rusizi. ni ukuvuga ngo nk'ubu aho nzafatira uburiri nitonze wenda nko kuwa nk'umunsi wo kuwa mbere buri ubundi nzabwica Dumba cyane nkeneye uburiri. ngo rero ariko nkeneye uburiri urumva sinshaka kuvuga ibishego kuri muza yawe komeza uvuga. nari byo byanumvikanye ariko vuga make kuvumbura umuntu ututinya. oya buriya rero buriya iki bagiye kuvuga ibiki wowe n'agasuku z'abantu bumva bita ibintu bya Dawuda yisika niko akabiti karakora Dumba. Urabona tatuwaje zitagaragara. Ariko tatuwaje uko ufite ibya tatuwaje nk'ibya Brian. Kareka uri hafi naye kugira ahubwo ko sinda ko mwazibagishije mwese. Abanye tatuwaje ya Brian y'intare ayifite he yamwenyuye. Urabona intare iseka. Intare yase nari kuvuga ku ndirimbo ya Black Diamond na Joe Boy. Iriya niwe ngo kandi warangiye gukora video ya Joe Boy ngo warashutinze. Zose zirashutinze. Ubundi mfite nk'ama video nkane abitse ariko hagati y'izo ngize ebyiri niho nshaka gusohoramo imwe byibura mbere ya album. Abantu rero baza kutwereka muri comment batubwire bati watahanze nini gusa icyo zose mwazibyina ikindi zose zirakunditse. Bruce ubwira abanyarwanda ko mutajya munyishura muri abakene baguma bavuga ngo iyo mvuze ibintu ukoze ngo uba wanyishuye. Ariko rero niyo nta kwishyura nagushakira ababosi bakaguha akazi. Urumva ko gukora ibindi bintu rero boss wawe muri Canada nawe ni umukene ntabwo anyishura neza. Akwishyura nabi? Anyishura nabi. Ariko arakwishyura. Semane kunyishura amafaranga nkorera amasaha 5 nkavuga ati n'ubwa mbere tuvuganye wiyogoshesheje. Nahise menya ko naguhuje n'umuntu muzima. Ubundi uruhara rwawe ruba rufiteho utuntu ku ruhande urabona. Ariko ikintu cyitwa fresheri aha ni byana niho bijya bivugira ati uyu nguyu niwe wacu. Dumba buriya nk'iyo ugiye kwihanagura urabona hari igihe umuntu akora nk'akazi gatandukanye ntimuyumve nabi akabira icyokere cyinshi. Iyo ugiye kwihanagura wihera hano inyuma ugira gutya. Oya twambara ibintu nambara ibintu mu mutwe bikamura cyangwa ukoresha essuie glace cyangwa imikoropesho buriya kuko mu kamaro k'imisatsi harimo n'ibintu byo gufata utuntu tw'utwukire tugenda tumanuka tutwuya wowe urashoka igihe bafite sugrass bafite wipers ariko naho ubundi rero
naho ubundi rero ikintu cyatuzanye hano ni ugushaka uburyo abantu bo muri Canada ushaka kurya abantu bo muri Canada baza mu bitaramo tubafitiye. Kandi Dumba njye noneho nafashe umwanzuro ukomeye. Abafana banjye kubera ko nabonye barenze, ngiye kujya mbanza mbatere story mbone ko baririmbira. wowe eri gushora kwibagirwa kuririmba uko nkuzi Nateye story wateye story ushobora kwibagirwa kuririmba. twiganirira se one on one ibi biroro, ariko tukuganiriza abantu mu ruhame. Harimo n'abantu nabo bahita batanga ibitekerezo. Ariko abantu bo muri Canada baratuje, bashobora kubikunda. Niho nawe uba bashobora kubikunda, ni kwa kundi byo erega abantu batuje nkawe. Erega nje ndatuje bro, biragaragara. Dumba tuje gateka wagiye ubwira abantu ko ntuje waruntu. Aratuje nkuko mumureba rwose. Aratuje cyane. Ndatuje. Ako bro nk'ubu ngubu wavuga ko ngiye nkora iki cyo umuntu yavuga ngo Dumba ni umusazi. Ni iki tudakora cy'abasazi? Abasazi buriya ntibabara ko hari abantu nyine bataha, hari amagambo badatinya gukoresha abasazi nyine ko ntago baba bari gutekereza cyane. Twudushego n'utuntu tw'abanyarwanda. Ariko abanyarwanda muri rusange urabahagarariye cyangwa abanyarwanda muri rusange ni ngewe nyirabo. wowe uri abanyarwanda. Utwo tudushego tudutiku umunyarwanda. Uzi ko umunyarwanda aba ashaka kugira ngo uvuge amatiku, ariko ngo nusenye umuntu, iyo umusenya ararakara, ariko nanone arashaka kuvuga itiku. Uyu musenya mu Kinyarwanda, mu Kinyarwanda hari ibintu byo kuganira, gutebya, guterana ubuse, ibyo ntabyo uzi kuko ufite ubuse. Okay, urumva? Noneho iyo ufashe umuntu ukamutamo, hari ukuntu umutamo utamusesereje nyine ako wamganishiraho gateka. Wowe uzi ikibazo ufite gikomeye, ugisangiye na Gasuku. Kubera iki? Wowe na Gasuku amagambo yanyu inshuro nyinshi aba yiganjemo imvugo ihwitse gake. Oya Kasuku ni umwindiscipline. Kasuku ni umwindiscipline. Kubera iki? Kasuku ntabwo yiyubaha. Kubera iki nyine uvuga ko atiba? Nk'ubu Kasuku nk'ubu ngubu yari kuba yagize yamanitse amaguru ameze gutya ngo nabonye ikiganiro ari kumwe na Semuhungu. Ngo rakose ariko ye Gorakose. Uwo mwita Jess Kwizo wa mipango de Punisher. Hanyuma rero ubwo se ntitwakerekeza aho bisoreza ko abantu tumaze kubibabwira byose, cyangwa hari nk'ikintu umva ushaka ko tuvugaho ikindi? Nta kintu cyadanje tugomba kuvuga. Abantu bo muri Canada bagomba kubimenya ko ugiye kuza. Welcome bro, welcome. Itike iri yakase deza, right? Itike ndayifite nubwo nyifitanye ubwoba, ariko ndayifite kandi nta cyambuza kuza ko nkunda amafaranga. Urumva birahurira n'uruvange, ariko nyine nta kundi. Urafatiye ndege, urazana niye ndege. Ntago nayivuga. Erega nta banga ririmo umva. Nta banga ririmo se kuki ngomba kuyivuga. Sinakubwiye ko hari ukuntu ugira gutya ntubitekerezeho. Nta banga ririmo. Nabo tugipromotinga amadege yabo bantu tugira izacu. Nenda bakubwiye ko Rwanda itazageza Brussels. Bruce Mero. Ndashaka kuva ejo nahoze nganira n'abantu barambwira ngo wowe n'uwundi mugabo nanone uri aho ngaho i Kigali ngo mwananiwe ikintu cyitwa shoutout. Ni muzi gutanga shoutout. Shoutout ninde ntayihaye? Ndashaka Bruce Melody umpere kizi shoutout hano kuri iyi live kubera ndamubona ndamubona ubu niyategereje.
wamubatije izina none ryaramufashe mu mbabarira bintu Kinyo, mbabarira Kinyo umumpere shout umubwira ati muhungu wanje. shout out kuri Kiz ya produces amahiti menshi menshi byatari. Indirimbo yanjye twafunga macho yaje kuba when she's around yakozwe na Kiz. Byibuka tumupfunyura nta muntu umuzi. Ndamubonda mwibuka andeba gatitira wasigaye ndeba kambira ngo Dumba Kiz no asigaye ngo sha Dumba ariko Kiz no wadanje yaje mu muziki azi ikintu aje kuhaka kandi ibyo ngibyo bigirwa n'abantu bake. Iyo umuntu rero bifite abagomba gutera imbere nta cyabibuza nyine kuba buriya nyine agomba kubangama. Noneho mpera uwundi muntu witwa Junior Rumaga shout kuri Junior Rumaga yandika indirimbo nyinshi guhera muri Rumaga twatangiye gukorana ryari guhera muri Katapira nayikoranye na Rumaga na Kenny Keshat. Uramuzi? Oya Ramutipa afite amaso nk'agiye kuvamo. Kenny Keshat no umuntu w'ibogari man. Se bogari bavuze ko erega twese abogari ngo dufite amaso manini. Oya w'amaso yawe se kuma nenda kumera nk'intoryi. Urumva Kenny Keshat nawe muhashara uti danje ndamwemera sana. Bwira nundi. Uwundi muntu ushaka kumera shout out Rusine Patrick Reka n'igicucu Rusine mureke. Urumva uwundi muntu ushaka kumera ariko banza umutayemo umuteye imiki nawe mwe shout out asigaye ansetse. Abantu babaye iki muri iyi minsi me nk'ubu uzanyishaza mu bintu ubaye Rusine si umukomedi. Umukomedi ariko ntago ari wo gutuma ako kantu mvuze Rusine niko yari kuvuga nawe uko muzi nuko basi mwe shout out menye ko sinagerira ejo bundi nabonye aka video ke kararize mani kigori basakamu kadanje bakandi yarengeje ararira amaze kurira itavuga ngo ngo rusika komedi twarira ngukunda mama umuntu inshuti yanjye ngo mama wanjye ngukunda amaze kurira ibyo birangiye atera ivi nanone arongera agira ate ararira kurira araragira gutya afashe idarapo anyuza amararira ni ukuvuga ngo Rusine kumubabaza ni bibi cyane kubera ko amarangamutima ye ari hafi ariko no umukomediye wa danje nabonye ku buryo nawe na Clapton yikishaho ako Clapton ngo afite ahantu acururiza umukero wazajya ugasapotinga abana baba ubugiye kuvuga ngo turamamaje eba umutima mubi wawe mvuga mutsazi baba batetse ngo baba batetse Clapton ngo Bruce uramwumvisha oya na Austin na Clapton rwose mugende muri imiceri yabo mu basupporting muteze imbere business zabo. Nanye kwa Austin njya no daringa ibintu iyo ndi muri studio bitihise ngomba gutaha ngiye kuri live hari umutipe akantu ngiye mvuye kumva umuntu avuga ngo Austin ni umuntu wa mbere ngo boroka abantu ngo kumwe ngo wivugishije ngo akantu gatoya gake ngo kuri page ahita kuboroka ko kanya ngo ariko ngo abantu bamumenyeye umuti ngo icyo bakora ngo bagenda ngo muntu uzaye ngo kuri restaurant ngo bakarya ibiryo by'ubuntu ngo bakagenda batishuye ngo ahita kuburokora. Rusine yanditse ngamarere mugabo atemba ajya mu nda kandi yanjye kandi ndaye yaruzuye shamwe Rusine tukwemera turi benshi. Uzi ko Big Energy mbabonye muri comment babandi baje inyagatare na Rusine nakomeza kurira bizamusaba kubagisha inda mbonye Big Energy muri bari inyagatare na hano bahaje si muranda sisi wapfa Big Energy yahageze abapfa nahageze
wapfa bigena je yahageze arapfa nahageze. ako Reba big hano, reba hano, reba hano. kigori baragutamo ejo urasanga ikiganiro ejo Ako urasanga baba basetsa nabo, baba basetsa. baragutamo Ubu bagize iki? kapiteni ngira ngo wamubonye umuhungu wawe kapiteni niko Dusubire inyuma. Aba influencer, aba tiktoker n'abantu bose bafite numbers hano kuri social media, mbere yuko muri iki cyumweru, mbere yuko nyine tujya gusoza ibitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival, turashaka guhuza namwe tukisangirira akantu tukamenamo habiri, hanyuma ubuzima tukabukomeza. Abantu muri Canada dufite ibitaramo 4. Dumba, tubwire imijyi neza cyane. umujyi Ottawa ari niwo mujyi wa mbere ndeka turebe kuri fly ari fly Ottawa ni impamvu uri kugira ngo bivuge, ndagira ngo uvuge umujyi n'amatariki kugira ngo byorohe neza. nyine niba nshaka kureba ari fly ya ntuzi ya Bruce Melody. Mfite indi muri telefone, reba kuri ntuza yanjye. Hanyuma turaza gusohora na posta iriho ama address n'ama sale aho tugenda duhura n'abantu n'iki. Unabahe ya website baguriraho amatiki. Ushobora kugera muri link ya Dumba, muri link in the bio, murimo website ukirikaho kuri bio yanjye urayitureba link hano. Dutangiriye kuri by the na DJ Toxic arabahari. DJ Toxic arabahari, abanyarwanda muzi ko DJ Toxic azacubambaye bakreka mbarebere neza, sinshaka kubabera. Ejo nahe ndimo kwikorera soundtrack mu gihe uri kubireba, ntazi ko bidisa ari gufirima ibintu, azabipostinga niririmbira akaririmbo k'Imana akavuga ngo hakuna Mungu kama wewe terere. None abantu muri Toronto itariki 2 November, kuva nuno munsi ngira wasigaye nk'ukwezi, itariki 2 November, Bruce Melody itahi wacu Kinyusi wabazinda, umugabo wa Katarina, itariki 2 November 2024, my friend, mugure amatike. Link is in my bio, gendo kirike murahita ukabona ugura itike kugira ngo uze kureba itahi wacu, umuhungu w'abanyarwanda, nta wundi umwigira, the greatest ever, bamwita the goat, ihene yokeje, my friend, mubi cyane. Bruce Melody, uzi indirimbo yawe noneho yindi nakurikiye uretse ya yindi ya FIFA Mike nawe, yindi navumbuye nakunze kurusha ibiririmbo byawe byose waririmbye, nubwo uririmba amahiti gusa, hari indirimbo waririmbye n'abarundi yitwa Kwiti na Double J once again, Furi horo hai herega nawe narakuvumbugira umva kantu ugira karetare ibintu ujya kubyumva harahiye kuburyo umaze nizi zindi ndi gusohora mu minsi iri imbere, uzageza ibaze ko ahere muri 2018 ugiye kugenda uriya gusaza no gusahurwa ntabwo wakisanga muri iyi myaka vuba. Ugenda uza gake Ottawa, ariko Ottawa ndibaza ko ari the second no Ottawa na pane Ottawa ntabwo Ottawa nshakiriye Ottawa zose ziriho ngaho nayibona. Abatoronto bo twababwiye, ariko nta kibazo, turaza kubaha indi posta tujye Dumba, turaza kubaha indi posta iriho amavenue n'amatariki n'ubundi n'imijyi ibintu bizagenda biberamo. Hanyuma concert zabiri live, sinjya nkora bya bintu by'abahungu by'amasede. Ikindi ibintu byose bisa nk'ibiteguye, bande twatangiye gukorana mbere, ariko nzanahagera mbere kugira ngo tubanze tunoze neza imyitozo. Nzakorana na bande imwe, hanyuma ibisigaye byose amakuru zayo tugenda tuyanyuza kuri social media. Kenny Solo yaje hano, akora ikintu cyitwa playback,
ikintu cyonyine yashoboye gukorera abanyarwanda arimo araririmba playback yambuye ishati ahita ahagarara hejuru gutya naje kumuterura nawe ati muhungu wanjye ndabona ushaka kujya hejuru kuri podium reka se nguterure ngushyire hejuru Rakabya Dumba rakabya. oya Kenny nubwo ari mugufi ariko ni umuntu ufatika afite ibiro ntago wamushobora. Kenny Solo ni mugufi cyane guterura naramuteruye hari n'ubugweto noneho hari nari ngiye kugurira umuhungu wanjye ubukweto nsake ndavuga ati ubukweto ko ari bwiza njya kubona Kenny Solo arambwira ngo ariko nanjye bwankwira navuga ati muhungu mbabarire ubukweto bwadubiwa bamwita igikuri Kenny Solo the spectacular Shara kuri Kenny Solo nawe no musani wa danger. aho mera shara umuntu witwa Element Ele mwese murabizi ariko ele n'umuhungu wacu n'umujene uri mu kazi ukora ibintu bye neza abimiziki ye abe niyakorera abandi banayikora neza numva atari ibintu byo gutindaho cyane twese tumugomba respect. oya Yego tanga shara nziza kuri Element reka kunyaruka kurango usigaye utinya Element ariko iyo ntinya umuntu ninde ubibabwira turabibona noneze shara utuniye nibyerekanye ngo erengo twese ngo turabyizera vuga Element uduhaye amahiti menshi Element nubwo ufite amaso manini birashize disi ya itiko warugerageje urumva rirakuniga riraguhakama oya Element arareze ariko ikintu cyamunaniye ni ipiyano ryananiye Element oya nuko utarabyumva ririhi aho twategereza amapiyano bayitsudokize bano badukubita amapiyano abahungu bahandi babazimba bo muri Burundi dore ipiyano ufite n'inzoga ni bebe byonyine oya muri Afrika kandi uri urahatina umuziki muri Afrika nawe urashaka ibaze ko igihe nakoreye amapiyano mwese mwari mukiri abahigi mutaraza muri za Karimana Gahigi mutaraza ni Kigali urumva ko nakoze sawa muri 2019 oya sawa ipiyano ricyaduka cyaduka turashaka piano ryumye ariko type z'amapiyano ni nyinshi Dumba hari amapiyano uzi ko hari indirimbo ziri slow z'amapiyano ndabizi ariko turashaka piano ryumye ifite tempo nyine irimo hagati hanyuma n'izindi zo kubyina nyine rero bikora bijyanye na mood urimo n'icyo ushaka n'icyo mvu ushaka gukora byose rero ntago bikuraho ko ari piano ipiyano ushaka rivuga twumva ipiyano ushaka kandi ntwikire mu bwinshi ipiyano nka Komasava asaba cyangwa sele nka Komasava cyangwa sele yamboso cyangwa Komasava ibi piano byanyu mujya mu nyanuzerega nama piano cyangwa atsinda retate atsinda retate atsinda retate barivuga barishita atsinda retate shadibu ndabyumva kuvuga ariko aba producer bacu buriya bararenze uzi ko njye nakoranye n'aba producer benshi muri iyi minsi benshi cyane kuri no album nyine ariko n'indirimbo mba nkunda cyane ziba nakoranye n'aba producer bacu b'abanyarwanda kubera ko bo understandinga feelings umuntu ashyira mu ndirimbo rero Element akeneye gukora piano ryumye ariko ibyo byiswa guma agenda kanura ibyisa ahantu hose sinzi ibintu abarimo wowe uri umujaji wa producer uri umujaji w'abahanzi uri umujaji wa influencer wigize nzi koga ozi ibintu byose mba mbizi erega ngenda kubivuga uzarebe niba hari ikintu mvuga abanyarwanda bavuga ngo cyakaba cyo kora Dumba ibyo avuga nibyo buri cyo mvuza iyo bize mu muziki buriya art nta mistake igira iyo bibaye muziki hari n'icyo ukora ibintu wibeshye dusubiza inyuma Afrika yose irimo irakubita amapiyano n'ibidije byanyu bya Brian birirwa bikina amapiyano y'ahandi nitujya kumva amapiyano ya ukajya gusanga ubukobwa bwose bwo burabyina bya piano kubera iki mutayakura bakabyina yacu ubivuze nabi ariko ntago turi kubasubiza inyuma ko ntimwigeze mugera imbere turi kubajyana imbere turi kubasunika urumva
ibintu naringiye dushaka kurangiza ko live naringiye kurangiza live ntavuze kuri The Ben ariko niba uri muravuga ko muradusunika ndabona muri muradukurura ninshiramo The Ben ura bigenze tese kandi dore utangiye kwikoropa muri ya sima yawe. narini ariko oya reka simbivugire kuri live yawe nzabivugira ku live kanje ko ya The Ben oya ndarakaye uzagatumbagire ubivuge. Ejo nabonye postinga ngo ntabwo uzongera kumvugaho ngo bituma utavuga abandi bana ugira umunwa wo kuvuga usanga he ku buryo ari bwo postinga gusa. oya ino minsi insigaye mbavuga cyane we na The Ben ugasanga abandi bana bose barazimye nk'ubu hari umuntu akizi ko Ariera Ways abaho ariko cyumwitariyera byose nta muntu w'umusaza azizi Ariera si basi Ways yarazimye Juno yarazimye Ways ntabwo yazimye ahubwo buri umusani agira n'umwanya nyine wo gusubira muri studio akivumburamo ikindi kintu. Mu minsi ishize se nanjye sinari narapowe nari nabaye mbihoreye nanjye ndi kumira kutuzi ngo nsubire mu we hari akantu ubundi The Ben yagukoze kahise kaguhabura yaraje amaze imyaka nk'icumi adakora indirimbo ahita akora indirimbo imwe twese turamwirukira tuvuga ati iki ni cy'abantu bose baravuga noneho ugira umujinya uravuga ati uno mukarita sinibaza nyuma y'imyaka 10 agahita kubita hiti kubera iki ngewe nkora buri munsi rega wajya gusohora indirimbo buri munsi nkora indirimbo buri munsi reka nanjye niturize uhita utuza uzi ko tuzagukunda ukora amati kukasuka karagara live ntabwo bimeze wabibonye nabi nge rero nari nzi ko buriya iyo umuntu akuze areba neza buriya uzi ko ese Dumba wari uzi ko umuntu ahembwa uko akora wari ubizi ubwo rero ndumva nk'umuntu w'imfubyi yumviye mu rusaku oya Bruce reka kunca mu ijambo ubisubije inyuma ntabwo wabyumvise utumbagira uburayivu hepfo no hejuru utumbagira uburayivu ubu waranje kubimenya ko ugomba kongera gukora umva nkubwira ikintu cya danje Bruce yibutse ko agomba kongera gukora ni wowe uduteza na The Ben ni wowe uduteza The Ben ugumuvuga ugira hari ukavuga The Ben ukavuga The Ben nandirimba afite ugumuvuga avuga Bruce nk'ubu nari kwivugira ibintu kuvuga izina The Ben azimire kimwe nk'ubu nari kwivugira ibintu byanjye ubu ibintu uri kuvuga byo shaka ariko The Ben nukuzongera kumuvuga no udufuzaho The Ben urumva Dumba ngewe social media zanjye nta muntu tujya inama y'ukuntu nzikoresha niyo mpamvu zikura nzikoresha uko mbyutse mbitekereza nta mabwiriza n'amategeko y'umuntu mbanza gufata nk'ishanga washize muri video bebe ntabwo nabikenewe ninde warihimbye mbega ngira ngo n'ubundi niwo cyangwa niko Kigali yakubwiye ati shiramo ishanga ese ubundi nizo doda amashwanga rero nuko yadoda kuyaboha ya bintu bikora wahaye The Ben atarakeneye ko bambwiye ngo zira boroze koko ngo niza bapfumu me njye ariko ndashaka umupfumu wawe ndimo ndashaka umupfumu wawe umwe bambwiye ndamushaka Rumaga ariko Rumaga bya ntabwo mu miryango y'abapfumura ashobora kuba yabamenya umukerera ashobora kuba yakurangira ahubwo baranambwe ubu ngeze mu gihe naje kubwira ibintu bagiye bandabura barandabuye ngo buriya ngo Eric Senderi afite ikintu apfana ngo na Eric Semuhungu simbizi Rumaga biriya bintu avuga bigomba ko birimo ariko se Rumaga nari kuyobeje uramugarura ntabwo ngiye Rumaga ngomba kuba Rumaga ntabwo ashobora kugusubiza neza ngo uramubwira ngo urashobora ngo Rumaga ngo bitenga amakuru yawe ngo urabona mwivana n'imvano ngo y'amakuru ngo buriya amakuru ngo babika akahita avuga nk'ibintu by'ibije mukavuga ati Rumaga uri umupfumu bro Rumaga acimigani ya danje kandi nyine ni muto Rumaga ni muto buriya Rumaga ni umujene mani n'umwana Rumaga ashobora kuba afite nk'imyaka 28 nibura wenda nka 5 gutyo 6 niyo mpamvu ibintu byose ni ukubikunda abantu umujene arajya mu kinyarwanda aragicukumbura ku buryo mu kiganira ukanga kumva kandi wumva ukizi I know
aha rero abantu bose tujye twemerera ibintu bahisemo gukora. Hari abantu baba bashoboye ibintu kabisa. magara bishoboye yongera Ninza se ninza Mm. nzabazanira iki reka ngwire mutugira ikintu hano uzanzanira mutagira. reka ngwire ikintu uzanzanira Mm. ugenda ufate kanyabunyobwa akaranga ubunyobwa. Nta bunyobwa mugira? Oya, nta bunyobwa buryoha bumeze nk'ubwo mu Ndetse Rwanda. uwabuze na budakaranze ntimwabwikarangira ko numva bishyizemo akazi karekare. Basi ihuza ari budakaranze. N'ubundi nabonye usanzwe uzi ibintu byo gukaranga nzabwikarange. Ngwino intore se yazibona ntiyazikura. Enye Intoryi abarundi bazita intore. Intoryi ziba ahantu hose ariko none intoryi intoryi ni ibintu birebire ariko n'ubundi nzazizana. Oya, ariko ibindi Bruce urabizi kuko tuvugana ibintu byinshi n'ubikore cyane. Buriya ngewe tuvugana ibintu simbikore mba nabyibagiwe, nta rundi rutima rubi. The Ben niwo muntu wenyine nari navugana nawe buri kintu cyose twari twavugana ntagikore. Byose ibintu tuvugana The Ben nta na kimwe yakoze. Ubu se ko tuvuganye ko nzaza muri Canada ntabwo nzaza. Uzaza ndabizi ko uzaza, ariko rekera kuzajya uvuga The Ben azime. Ariko se nkuko kuva bwacya nari nicecekeye. Oya, reka ngembe ukomeza kuvuga The Ben azime bigarura n'ibiririmbo bye bizime. Nta matiku ndimo magingo yandi kwivugira iby'igitaramo. Dore nk'ubu hano i Rusizi tware tugize igitaramo cya Danje Dumba. The Ben botakore music murungi no rekira kubera ukora music biye byekisimusirwa wedegwe. The Ben wedegwe mbera nkugambe birimba byo ndakumanura. Nukomeza kuvuga ikigande ndakumanura. Ikigande ntago tucyumva hano, urumva turi Abanyarwanda. Mama yanjye yambwiye ko yambyaye ku Mugande ndeka. Buriya papa no Mugande. Mama niko yambwiye. Buriya ntago yakubeshye. Gusetse. Ariko abagore nabo bafite ibibazo. Ukabyara umwana. Ese mama we nawe mwise gutyo koko. Mama wanjye niko yambwiye ati papa wawe ni Umugande muhungu wanjye. Ndakumenyesha ko mama w'umwana aba ari uzi papa w'umwana gusa. Akuze ikintu ngukundiye wirinze amatiku, uziko mushize ku matiku ya The Ben uranga. Usenda bivuga iki birimo nta kintu kirimo. Nubwa mbere wumva ikintu zanjye ntiwongere kubivugaho, rekeraho. Nta kintu ufite cyo kuvuga. Amagambo yashize ivuga. Niwe wamuduteje. Ariko namwe ntago mwabaho mu muziki. Erega buriya Dumba kuba uri kuri top wenyine ni bibi. Urabizi se? Oya, The Ben yabaye akaba ari kuri the top ariko akora ibintu bizima, akora ibintu nk'ibyawe. Umva se weragenda akagira gutya. Umva murabure nyine. Lonely at the top. Amatiku Dumba. Go lonely at the top, lonely. Money on my mind. Ngwabarezi batantikura. Nawe ikigori. Urumva? Nari kubwira yuko nyine ibintu biba bimeze neza. Hano twakoze igitaramo, urumva tunabiva twikomereza hano Rusizi twakoze igitaramo umukongo mana aramanuka. None biza kuba ngombwa ko muri performance ngira akantu k'igiki kigiswahili. Kandi urashona ko nshona. Nabakari bishije aba wihangana wakintu. Ikintu cya mbere abantu bose dukorana umuziki muri industry bifuza kuba aribo bayobora game, kandi birakwiye biranashoboka ko ari we wese. Icya mbere no gukora sana, naho ubundi icya kabiri ni ibiceri. Iyo ubikora bikagira icyo biguha, buriya kuba uwa mbere n'uwa Danje ni byiza, wabikunda wanabyishimira, ariko icya Danje
kangira inama abandi baririmbi Keniso, kangira inama Chris Easy. vuga ngo abaririmbyi abaririmbi wowe kangira inama abandi baririmbi Kenisoro, Chris Easy, Kevin Kade, Ariela Weizi, Juno Kizigenza, Aline Sano. Aba bantu nibo bakeneye inama. Ni mudafatanya ngo mukore amakorabo menshi, ntabwo Bruce Melody na Bede na Kazungu akazuba bubatseho ntabwo muzagasenya. Abaswera nibo barimo baratrendinga bonyine. Mukorana amakorabo nibwo muzabaza. Byarigambo bya vitamine. Ubusuri gutanga inama utukana kumva. Oya ngomba kukubwira kinyusi murimo abana mwarabazimije. Wowe na Debeni ugira gutya ni gutya hari competition yanyu iratuzimije. Mu ndirimbo za Danza kama nawe mukora amakorabo batatu barabikora, ahubwo wowe ushobora kubutabibona. Usko mu ndirimbo zasohotse ejo nko mu ndirimbo za Danza dufite nona harimo indirimbo yitwa Puta. Ni yande ni korabo ni ya Ntuda ni ya Buda nande na Juno ko nashaka kumuvuga Juno. uranyangira umuhungu ngo umukire afite impano utayicecekesha. Urarero kwanga umusani umva nkubwire niba habaho ikintu cya mbere kigoye ni ukwanga umusani. Uramwanga ukumva umukozi wamucanye muri radio, wamwanga ukumva umwana wari kuririmba ngo kugenda bana dabu. Urumva umuhanzi nta hantu wamucikira. Niyo mpamvu nakugira inama yo gukunda Juno n'umutima wawe wose. Chris Easy ngo afite beef na Element, afite beef na Kiss, ubwo yarangiye. Ibyo si wabikuye ibyo ngivyo bye. Erega makuru mba nyicaranye. Niyo mpamvu dore ntuhaheruka nawe waracomotse ntiwagaruka. Buriya nabyemeraga ibintu wavugaga iyo baga wibereye hano. Ariko nk'ubu ngubu iyo umuntu abwiye umuntu akantu nundi akaza akabwira undi nawe bikakugeraho uri wa kane. Ayo ntago mbanyizeye. Reka simbivuge reka singe nurundi akaza ndahita mbivuga, ndahita mva hano gene nkore blog yose. Ibi bya Chris Easy ko agiye kuzima, afite beef na Kiss, afite beef na Element, kandi nibo bazi kumukorera umuziki. Oya ntago one ubutse Kiss na Ele bakora umuziki 100% wo mu Rwanda. Hari n'abandi ba producer barahari kandi barakora. Noneho ntago umuntu ufite mu mutwe we formule wa create mu mutwe wawe, sibyo? Ntago usibye ko nibyo bya beef ntabyemera, ariko nanone ntago umuhanzi agirwa no producer umwe. Izina ko indirimbo atari izina kuri indirimbo atari kumwe na Element ndamu amafaranga ihiting. Easy Kiriku ndamubonye sha mugende mu following Kiriku w'umurundi. Wa Kiriku niwo munyabwenge bafite Burundi wenyine. Niwo uvugira uziko bya Double adashobora kuvuga Kiriku atavuze. Ni nkukuntu nyine reka ntago abasani bose bamenya kuvuga. Naso abahanzi bose ntago bafite talent nyine yo kujya imbere y'abantu ngo bavuge ibitekerezo byabo. Bajya bahamagara Double bakambwira ngo turashaka ko tukugena mu Bubiligi, ngo turashaka ko udukore nyine amafaranga bumvikana bakaraje kumvikana amafaranga n'ibintu byose kugira ngo ajye mu Bubiligi. Ukajya kubona conversation irangiye Double ahita avuga ngo none ga mutama ngo ko kiri kutaramuvuga ngo namake kunese ko nashaka ngo kiri kurajyaye ngo yatwe tugenda nka babiri mani boy muta ntago nsiga ntago no musiga umuhungu wa. Iyo uhamagaye Double ugomba gutwara Kiriku. Iyo abahanzi bari gutera imbere bakorana nabira bavugaga hari ikintu kinini bigabanya. Ushobora kubyumva ariko bigabanya ikintu iyo muri kugendana uri muhanzi maze kugira experience yakikorana yakigendana. Ariko inshuro nyinshi umuhanzi abakeneye bagenzi be kugira ngo ibintu byorohe, akazi korohe nyine aboneka ibintu ari gukora atari wenyine bibamo. Murimo murazimya bakeneye gukora hamwe, niba bacyaho nibarangiza kugeraho bashaka babacyaho buri umwe atangiye gukora. Ariko ubu ngubu aba bahungu nibadakora amakora bo barazaguma aho barayakora. Ubu se Kevin Kade ntiyakora indirimbo na Chris Easy ya Danje bakora izi Imisoro uretse nkubwire usibye ko nawe uri kwikora mu mutwe ariko udatekereza neza. Kenisoro yakoranye indirimbo na wa muhungu muri music. Oya Moromita yitwa nde? Mba oya Mbanda bakoranye mu Maroda twarabibagiwe nawe. Ngabo ntabwo twamwibagiwe. Mbanda uramuzi Kevin Mbanda. Mbanda se
umuhungu wanjye buriya ugira ngo uzi ko mbanda ariwo muntu usigaye gukora business zo kuzana bya bikoresho by'aba lesbienne. Shana ukajya wica amazina y'abantu me. Kevin Mbanda yafunguye business. Hasi cyane. Kevin Mbanda yafunguye business yo gukora. Tumuveho tumwiyorere wiwe wishaka. Ahubwo abanyarwanda kaza ka business ka Mbanda mukurikirane. Oya wibabaza Mbanda mwana, wibabaza Mbanda akora umuziki mwiza ahubwo ndabesha. Umva abantu badanje ngiye mbona abantu badanje dukwiye gusapotinga. Umuntu witwa Mbanda. Umuntu witwa Pasi Kizito. Neringabo twavugaga Neringabo. Neringabo. Neringabo Murometa na Kenisoro Murometa yari mba n'undi cyo wanyuma na Shafi baramutereranye kandi abayashizemo akagufu nyine ukabibona. Usiko ka Chris Easy kananiwe gupostinga Shafi asohoye indirimbo kandi barakoranye nuza bana niba ari bana aya bana. Ibyo rero ibyo ngibyo buriya ibyo bintu murabyitiranye. Hari umubano, hari ubushuti, hari na business. Niba barakoranye bana se hari nka business. Oya nawe nta muntu force undi umva DUMBA ngiye mu kintu nemera. Nta muntu force undi kubana n'undi. Oya kinyuso urabizi ko nawe ari kumeze ibyo bintu urabishigikira cyane. Guhemukura bwushigikira urumva. Guhemuka ni gute mbega? Nico de Ben akurusha ntabwo ajya hemuka nubwo abesha cyane. Nyine ngiye memuka gute? Ngiye memuka gute? Amafaranga mwambwiye kuzama amafaranga mwambwiye kuzama ni wampemukiye mwarayampaye. We nawe wagiye unyambura. We mpamvu mwambura urabizi neza ko nawe wagiye unyambura. We tugukuremo. Naho ubundi kuba kwisiza da postinze indirimbo y'umuntu either ntiyayikunze nta mubano wenda bafitanye wihariye none se feed y'umuntu niyo kuzuza indirimbo z'abandi nawe uri umuhanzi. Oya Chris Iza agomba kuba rimwe pushinga umuntu gukora ibintu. Chris Ize byaragaragara urabona ka Kevin kadukuntu kari agahanga. Kevin Kade yabonye collabo kuri The Ben ubasigaye yarabaye nk'umupromoter wa The Ben kandi ushobora kubona The Ben amuhaye yindi opportunity. Ubu bundi buri ibyo ngibyo ni umuvuno w'umuntu buriya babiyabirebye agahitamo kubikora gutyo. Ariko mu buzima busanzwe Kevin Kade niwe muntu nzazi icyo ashaka. Kevin Kade ndakwemera. Mu bantu twavuze twari twibagiwe Kivumbi ari hejuru. Kivumbi ni umwami. Kivumbi arakurusha nawe. Kivumbi ari hejuru mu bantu bari gukora neza. Yese ndarushanwa. Yes sindushanwa. Hari umuntu ujye uvuga. Narinzi ko kaguciyeho. Oya. Sindushanwa. Nahatanade. Narahatanye musa. Ibaze ko nahatanye no muri za guma no muri za Salaxi. Ubu nawe nkingerera ikigiye matana niki. Oya Kivumbi ni oji. Kivumbi ni wadanje. Afite ukuntu Kivumbi na Mike Kayihura. Oya Mike we ni umunebwe nawe ni nka The Ben nagende hariye. Ntago turi kuvuga kubijyanye na speed umuntu akoreraho cyangwa niki. Kandi buriya umuntu yari gukora gake kinagende hariye. Yo mu mupushinza arakora. Ikibazo cyawe wowe rero wowe wigize umuvugizi. Mike ni impano ya danje. Mike ndamwemera ku mpano ye ariko gusohora indirimbo nyuma y'imyaka 5 kare. Nagende hariye. Reka tuvuge igiswahili. Ongea Swahili. Watu wa Kenya na wasalimia sana. Mko poa? Charangiye. Muko poa. Ngaho burangi. None utanga shout out kuri Coach Gael. Shout out kuri Boss Gael. Ibiceri bye turacyabikeneye mu muziki nyarwanda akomeza byegera. Ndashaka kubwira ko abantu barimo barambwira ko ngewe ngo munyishura kandi cyake ni kirumuna cyawe. Burubwo kivuze ngo kigiye kumpa amafaranga. Kita kiruka. Kenny ndabizi ko Kenny ari marareba. Kenny wakigoti. Kenny ntagakunda kwishyura. Kenny ndashaka amafaranga yawe. Dore coach ari hano me. Yasabye imbabazi. Oya arashimiye. Arashimiye ati yego ariko coach amafaranga yawe turayashaka cyane. Coach we need you. Turayashaka. Ngo DUMBA bavuye iki bakwima amafaranga ngo koko DUMBA kuko bakwima amafaranga nukuri barayanyima koci barayanyima nubwo ndi umufana wa Bruce Melody nicyo cyonyine muhagazeho iyo nza kuba ntari umufana wawe wewe nari kukumanura abantu bose
se abantu bose batangiye bankunda bakagera igihe bakanyanga nk'abadekati barazibye bavuga amakuru ntitumenye uko bigiye bisubiza hasi cyane urumva subiramo twumve kubera yuko ngiye mba ndi positive urumva abantu bose bakwa nkande nabirangije hasi uzi impamvu yabizanye mu urwango arangije aribagirwa ararenza arabigaragaza n'abafana barabibona uwo muntu ikintu agamije ari ugusenya atari ukubaka iyo rero bakubonye wabacika gute ko abafana banjye badaheza Yago yaratubwiye ati we na Dekati yagize gutya ntabwo yavuze izina yavuze ati Dekati Pussycat na nuwo barakorana barabesha ngo murakorana mureke kubesha isi murakorana wowe nawe uri muravuga none se niyo twakorana se ikibazo ubwo cyaba ari ikihe hagati aho mureke kubesha isi murakorana niyo twayibeshya se ubwo ikibazo cyaba ari iki nyine mwigize abantu ngo baba biferi ngo murabifingana ikibazo rero kikabikiye muri ibyo hagati aho hakabikiye ikibazo nyine nuko nyine musenye isi turayisenya gute se twarayubatse si two twayisanze imeze uko bareba nk'abibwira rata koki mbwirira Keni ko konte yanjye igiye kugira yazanye uruhumbu yazanye uruhumbu ariko koki yazanye ibirayi koki n'igikuri gikeneye umuziki mwinshi igikuri kirimo kirarira kubera ko koci atari hano reka mbigusobanurire ntiyabyandika ngo bivemo buriya muri 155 ukuntu bimeze budget yawe uyizi warangiza ukayikoresha igikuri murimo murakibonera nta muntu ukorera undi hari ni ukuvuga ngo ushobora no gufata amafaranga yose baguhaye wenda ya budget yawe y'umwaka ukayakoramo indirimbo imwe ugahita ubireka cyangwa se ugahita gukora album none koci ari kubinsunikira ngo ningwa amafaranga ngo meze neza arambeshyera narakennye ndumva simberuka kubona amafaranga ya note nshyashya sindayibona Bruce yigeze kuntuma ngo mukorere ibintu arambwira ngo araza kumpa $300 ndagenda ndabikora ndabirangiza kwicarana mu modoka na Bruce kugira ngo igihe cyo kunyishura agegere aranyihinduka umuhungu naragenda mwe ubuzima n'ubwa mbere nabonye amarira binyoroheye nukuri kwibana ibyo avuga nibyo mutiyo yararize nubwo ati Bruce simba hano cyama amafaranga urumva Dumba nawe hari tuntu twinshi wagiye wangiza uzi ko kakantu nakishyuye akahise kakandi k'Ikanombe oya narakishyuye oya umva wowe hari ibintu tuba tuziranyeho urumva gengo rero ibyo byihorere dore tutangiye kuganira n'abantu batumva Bruce yagiye kunsweresha shisha y'abandi ndayica none mbora yarayishuye ngo nagiye gukoresha iki kunsweresha ibikobwa biri aho ngaho Kanombe tugezeyo biduha shisha bimaye shisha mite ndayitwika nyitwitse biratwiruka umva icyambere mu Rwanda shisha ntiyemewe wumve nyine kugira ngo mwumve ukuntu ubeshya wari uwe mwaka ejo bundi rweruka mu Rwanda shisha ntiyemewe icya kabiri nta kuntu sinzi ukuntu umuntu yayinjiza i Kigali icya gatatu ntago sinzi niba shisha yagura $300 njye ikintu nishyuye nakishyuye $500 ibikobwa byaratwirukanye vuba biraje ngo biramumagara biramubwira ati ishura boro yacu ngo none arahanga ngo kakantu ngo ziko nakishuye none ngo nikora bivuze rero wavuze ibyanyabyo Dumba wavuze ibyanyabyo wavuze ko amadolari nishyuye yari $500 banyarwandakazi nimo zajya mwishinga ibintu Dumba bayavuze nta kazi kanyu umva ngarabisota nishyuye $500
cyokora Dumba abanyarwandakazi umva nkubwire mukishinga ibintu Dumba avuga birabareba. umva nkubwire ikintu cya danje ninza muri Canada nkasanga hadakonje nzagwa Yamagaye cya Kinyusi. bari bampamagariyemo Kinyu aha ariko urabona ukuntu usigaye narakoze umubiri. ndashona Kinyu yes urareba ibi ubundi ugomba gukora kugira ngo Dumba ntagukeneye guterura ibyuma kugira ngo niba ufite imashini ugakata igiti kikagwa iyo siporo irahagije. Ese mubikatisha kupa mubikatisha imakasi mubikatisha inzembe imashini bro, imashini ari imashini abantu sinzi umuntu babwiye ngo batangire kumpamagara ubanza amasaha yo kuva Rusizi ageze. dore henikiri twa dore dip none se aho warakonje ndakubwiye Kinyusi niwe nuza hano ushobora kudaperforminga kubera abana ba hano bagira ikintu cyitwa umuhogo bro. umuhogo umuhogo dore ahantu hose baba barimo baranywa ahantu hose aho bose baba barimo baranywa konje se uzaba uri hano hakonje ariko ntugire ikibazo like tuzakugurira nuza ama winter jacket ni ibintu bisanzwe like you okay. Njyewe nubwo nkunda ka Primus ntago nkunda ko kanywa mu bukonje. ubu tuzakora concert tureba n'amaso ku yandi nzaba ndeba gutya rwose cyokora niba mu mwasinze nta kundi nanjye nzagerageza ntemo dukeya. Ega Kenny yarasinze byihorere ikibazo cyawe uvuga abantu nabi we mvuga abantu ibyo mvuga ngewe nsigiye ko ntushobora kubona ikintu ngo nyekeke kireka ni mu ndoga wantwaye ku mupfumu inzoga nyinshi ibyo bintu byose ubishyira mu mubiri ntabwo ari byawe n'inshuti mbana inshuti dukorana nazo batipe baranywa n'abarundi bro. Abarundi banywa ikintu cyitwa ikiyeri nibyo abarundi baraturusha ntabwo mba babona barimo barambwiye ngo buriya ngo abarundi nta magambo numvise ntimunyumve nabi ngo buriya ngo abarundi ngo akazi kose ngo baragerageza ngo baraho. ubundi abarundi ikintu cyabananiye abakobwa bananiwe kunyara. ntabwo ari ibyo navuga gurebye ntabwo navuze abarundi kazi navuze abarundi nari nyarukiye kubigeme ahubwo abigeme baturabura hano muri comment ngo abagabo ngo baragerageza. Bruce umujyana wenda mutwaye mu ishyamba mu ready to go to work bro. Wo ni umurundi na ubwo aragerageza ugera kuramubona mu gitondo cya kare ngakujyanye ku kazi yasinze nariyarukiye kubigeme umva reka mbareke mujye mu mirimo abantu twabanye hano reka gende gukora abanyarwandakazi ngira ngo murabizi iyi live cyane uri muri Canada wari wese Kinyusi araba ari hano I think in a week indege araba yayuriye muraza kutubona kuri airport. ndaza vuba n'abantu bari muri Amerika mwe mwiteguye December tutakubana hanyuma hano i Kigali no muri East Africa ni mu mwaka utaha ubwo Imana nibishima ariko murabizi ko ku itariki ya mbere n'ubundi agomba gushya ni Kigali mu Rwanda.
ubwo ni ukuvuga ko imijyi aza kuba arimo mugomba kuba muri ready Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal. Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal. Edmonton byaragaragaye ko n'aba promoter mufite na muri n'abakene. ariko rata nabyo birashoboka bya twabikora mwaca kuri Dumba kabakonektana n'umuntu wa organize ibitaramo byose. Nta kintu cyari cyapfa mu byo gutegura, kandi turi open, turi tayari gukora. Nta Dumba nturimita abantu, akazi karacyakomeye. Niba ushaka kugura itike, genda muri bio yanjye, harimo link uyikirikeho ugura itike. Niba uri Ottawa ugura itike, niba uri Montreal ugura itike, niba uri Toronto cyangwa Vancouver. Director God twakubonye, shout out nawe ukora video za dance, wakoze food wakoze indirimbo nyinshi cyane, turakwemera. Director God yagombaga gukora indirimbo yitwa Plenty ngo abwira Beni ngo ndashaka fuse 5 ngo tujye ku Gisenyi. Beni abaramara avuga ati amafaranga ya fuse 5 miliyoni 15 muri bikobwa ni Dumba reka mbivuge. Just vibes, my God, I'm high, but kwari yo foto amatiku ya Dumba. Director God. Director God nari mbigezemo 5%. Warutayemo akantu k'amatiku kabisa. Nari ntayemo akantu kagati aho kuba amatiku yawe ndayasheshe. Ndayasheshe. So guys, turi kumwe Kinyusi. Thank you guys for being on the live. Mwakoze cyane kubana natwe, turabemera sana. Yuhu. Welcome bro.